uyu mugabo tuguriraga inzoga yaranga kuva ryari uyu mugabo uyu mugabo yaje atugurira inzoga amakesi menshi cyane turanywa uyu mugabo haciyemo nk'isaha eshatu atugura inzoga afite amafaranga menshi muri iki gikapu yari afite amafaranga menshi cyane ariko yarimo atugura inzoga ahangaha twe yari menshi cyane ayafite muri iki gikapu ariko twari turi kumwe n'izi nzoga niwe wari urimo zitugurira ndumva ari ubuvangitanye bwabyo. umwana ufite agahinda kenshi turagira bamufashe azana amafaranga bagarura amafaranga batwaye kandi nkuko musanzwe mubikora ababyeyi mu bidufashemo kugira ngo amafaranga yagaruke. niko shaka ko bityo byashaka ko bakwita shaka ko none shana nakubaza amazina yawe Annette shaka Yes, ndabasuhuje nabahaye nikaze mwe mukurikira ubuzima nyabwo TV nubundi turi kwa muganga Matovu yaduhamagaye hari umuntu ufite ikibazo gikomeye cyane aho agiye kumufasha tujye gukurikirana umuhango n'umugenzo wo gufasha nubundi uwo muntu turi uko bimeze mbere na mbere. Matovu meze neza muganga tumenyeranye? Ndaho meze neza nkuko musanzwe muntura meze neza nta kibazo. Yegura amahoro cyane. Waduhamagaye uti hari umuntu ukeneye ubufasha ariko nshaka ko noneho mufashiriza mu maso ya rubanda mwese mubibona mubone imbaraga gakondo n'imigarurizwe y'ibintu byose muri rusange bimeze bite? we nabahamagaye hari umuntu wambwiye ko afite ikibazo bamwibye amafaranga ambwira ko ari umugabo we yamusigiye umugabo we ngo ntahaba arambwira ngo nimufashe nimamvuze ndeka noneho mbikure mu maso yanyu mwese mubireba kugira ngo nawe n'undi muntu wese ukeneye ko cyangwa se ufite icyo kibazo atazajya yumva ko ikibazo cye ntaho cyakemurirwa kwa Matovu harahari. Yego sinzi wenda nimba wanyemerera nkaba naganiriza uwo wibwe ho gato akambwira imvo n'imvano cyangwa se wenda niba mwabikora murame tukabyumva muri rusange. Wamubaza nta kibazo turi kumwanga niyo mwana bamagaye tugiye kubikorera ahangaha amafaranga ye bamutwaye agarurirwe hano nta kibazo kirimo tumwereke kwa mutwariye amafaranga. Yego so mbere kwenda umugenzo utangira ndi ku gicumbi cy'abakuru reka nganire gato n'uyu mubyeyi no mubyeyi ubona ko ufite agahinda kandi birumvikana cyane burya kutakaza amafaranga ni ibintu babi toroshye cyane. Mama umeze neza? ndaho gahoro niko umunyarwanda mera burya ngo imfura ishinjagirisha birumvikana cyane ni igihombo gikomeye cyane. Byagenze gute kugira ngo ubure amafaranga angana nkayo muganga Matovu ambwiye? nasize amafaranga mu cyumba ngiye kuyajyana kuri konti kuko ari kubakisha ngeze muri salo nza kuvuga ko nasize nafunze mba ninjiye mu cyumba mba ndayabuze ndangije mbura icyo nkora mba ndabajije bandangira ko hari umuntu wayangaruriza witwa Matovu mfata umwanzuro wo kujya kumureba kuko nta kindi kintu nari gukora. Ubu ndahageze ndi kumva nataye umutwe sunda akora iki kuko waba se uri ukeka wenda waba wayatwaye cyangwa ni umukozi wanjye nakoreshaga? Mwari musanzwe mubana ubona afite imico nk'iyo mibi? Hoya ntabwo nayibonaga ariko ubu ngubu niwe twari turi kumwe mu rupangu nta wundi ugize winjira kandi ubu kugeza ubu yagiye. Yego. Okay. So munyemere abakunzi bacu dukurikirane umuhango cyangwa se migenzo kuri muganga Matovu turebe niba imbaraga ze twumva avuga niba imbaraga zishobora kuba zagaruza ibintu by'umuntu miliyoni ziyakoresha mpani ni amafaranga atari make cyane ariko ntababeshye pe myizere yanjye bahasi cyane. So reka turebe wenda ko hari icyo muganga yakora ndaba mpari kugira ngo nkurikirane operation yose koko nimba ari ibikorwa cyangwa se ari bishoboka adukurikiranye umuhango ugiye kubera hangaha ubwo ahari butangirire aratwereka tubwire turebe nibijyanye n'uwo mujura nimba ari bufatwe koko ase koko tubyizere biraba koko utabuduhamagarira ubusuka ugiye gusera imbere abantu muganga. Oya na umva ngiye nababwiye ko ndi umuganga gakondo kandi nakubabwiye ko maze imyaka irenga 23 kubwo ubuvuzi gakondo data yansigiye nuvuga ngo ibyo dukora ni ibintu bibaho kandi byemewe niyo mpamvu nabamagaye kugira ngo dukura abantu mu rujijo hanyuma dufashe no mubyeyi uko nyine bamwibye ibintu byo urabona ko afite akababaro kenshi ariko byari byose nawe ndagira ngo nibwo kingana kugira ngo ntabwo arambwira imva n'imvano neza nanjye mbyumvise kuriya ariko ndatangira no kugira ngo twinjire mu gikorwa nyirizina
mubwira uko ikibazo kimeze. Niko madame? Ngaho mbwira ikibazo cyawe uko kimeze. ndi mu cyumba ndasohoka ngiye muri salo nsize amafaranga mu cyumba umugabo yamaye $5,000,000 ngiye kuzijyana kuri konti kuko zari zo kubakisha. Ninjiye mu cyumba ndazibura. Mpamagaye umukozi ndamubura kugeza na n'ubu nta nubwo telefone ye iriho. None nabuze ikintu cyo gukora bajije barandangira ngo hari umuganga yitwa Matuvu ngo wabingarurize wayangarurize. Ubwo umuntu abajije no ngo nawe wowe wabajije nawe nuko ashobora kuba yarageze ahangaha. Uwo mwana se uzi amazina ye? Amazina ye urayazi? Noneho rero ikintu ugiye gukora kugira ngo amafaranga we agaruke uratanga amafaranga y'umufaragiro 100,000. Urayafite? Muga amafaranga mfite rwose ntabwo nzi n'umubare wayo. Wazanye ugenda amafaranga utazi umubare? Kubera kuntu numva nimereye nabi nateruye nabonaga yarahari. Kuki yasize? Yarari mu mahanda atari ku buriri. Ayo nangahe? Ndabona ari 100,000. Karuzuye? 100,000. Yazinge neza yashyire muri iri hembe. Shiraho 3. Uti ndashaka ko wantwara ibintu agaragara kandi ibintu byanjye bikagaruka. Ndashaka ko wantwara ibintu byanjye agaragara kandi akagaruka amafaranga yanjye. Yose uko ari $5,000,000. Yose uko ari $5,000,000. Hanyuma ababyeyi bakazamfasha kumuha igihano. Ababyeyi bakazamfasha kumuha igihano. Ngaho yazingo yashyire mu hano muri iri hembe. Abakunzi bacu sinzi ibintu birakore. Oya birakunda shyiramo none se ntiwaje wakubwiye wakurangiye se ntiyakunanya nyizeye. Buryo mango umuganga ni imitongero yabo ariko nako neze neza ko ibintu birakore biranga sinzi ibintu biranga biteye ubwoba ihembe no gahembe 3. Uti umuntu uvuga izina ry'uwo muntu. Ndashaka kuroda ngarura amafaranga. Claude kubara amafaranga we witwa nde? Tugiye kanaka ndashaka ko kanaka kanzanira amafaranga yanjye. Ngiye nitwa Neti ndashaka ko kuroda ngarura amafaranga yanjye. kurikira by'imihango noneho biri bukore koko kiri ihembe ryo gukana mbona kameze nk'agahembe k'ihene ntoya. Kampamagare abafasha baze noneho bagufasha kuzana amafaranga. Karibu rwasamete mijyanye n'itazo toyo Nyamundo muceke nyina muri mwese muze mubyeyi mudufashe dore maturo yanyu nayazanye babyeyi muze babyeyi. Ndabumva babyeyi. Turabumva babyeyi. Murifuza iki bana bandi? Muvuze ngo iki babyeyi? Murifuza iki? Bifuza ko umugarura amafaranga y'umubyeyi. Ndabona uwo mwana ufite agahinda kenshi ndamubona. Uwo mwana ufite agahinda kenshi turagira umufashe azana amafaranga bagarura amafaranga yo batwaye kandi nkuko musanzwe mubikora ababyeyi mu bidufashemo kugira ngo amafaranga yagaruke. Niko shaka ko bite byashaka ko bakwita ndashaka ko $5,000,000. nakubaza amazina yawe. Annette sha. Bakwita amafaranga ngahe mwana wawe? $5,000,000. Humura sha turaje tuzikugaburira none urandba neza. Humura ihanagura amarira. Databuja. Karame babyeyi. Uwo mwana reka tumufashe urandba neza. Ntabwo babyeyi. Ngaho rero shaka amazi uyashyire mu isafuriya urandba neza. Amazi ndafite babyeyi. Yashyire mu isafuriya maze upfundikire umwana wanjye. Amazi mu isafuriya ababyeyi ndafite. Ngaya ababyeyi nateguye. Shiramo na 3. Amazi nuyareba? Urabona ko ari amazi. Fata umufuniko uterekeho. Ufate uterekeho kuri amazi.
uti wantwariye ibintu agaragare ko amafaranga yanjye agaragare nyabona uko bayatwaye. wantwariye amafaranga yanjye agaragare kandi nyabona uko bayatwaye. 3. Mwese muze mufata uyu mubyeyi wanyu mufashe witwa Annette Babyeyi. Karibu. Uriya muramuzi? Niwe. Niwe ni Claude. Wamubonye? Yego. So wakwije amafaranga. Niwe wayibye. Nuri baca muri karagambwibase bamubonye mubyeyi muri karagambwibase sinzi uko nangiye kugira cameraman nangiye kugira bakekekese Niwe yatwaye. Uriye mubanaga mu rugo uramureba neza. Niwe mani shooting ngo muri tubiri neza birashoboka ko ngaho rero niba ubona ko ari we koko nangiye kubyemera urebe noneho uya niwe nabibonye niwe tumukorera ikintu. Ndashaka amafaranga yanjye ntago umugabo namukira we ntago namukira. Ntago wamukira. N'uyu nguyu. Niwe. Nafashe nanjoro bayikanze arayibani. Turebe bacu. Turi bana herereye makubwire amafaranga yawe rero ndabona amafaranga akiyafite ariko amaze kurya amafaranga makeya. Amaze kurya amafaranga 50. Hari 30 yakoresheje, hari nandi 20 ndeba arimo yishyurira abantu, arimo kunywera inzoga. Urabona ko yanezerewe nta kibazo aracyafite yose. Konza rutko nako tubone ko bira sinzi ko yibona we nese ndabona urayabona ho muraro niba sungu se watwaye. Niwe rwose niwe kurangira rero ahantu ugiye kumushaka ugasanga amafaranga akiyafite tugiye kumuzirikira hariya. Hanyuma noneho wowe urahaguruka hano ugende ugeyo, nuhagera urasanga ahantu aryamye hasi yigaragura. Amafaranga arabaye ku 50. Cyuri bukore nta kindi gise no wifuza ko ari kindi twamukorera. Sa amafaranga washakaga? Nta mafaranga nshaka nta kindi we. Aba afite yampe. Oya ni 50 amaze kuri wasigaranye miliyoni 4,950. Uvuga ngo nta kindi turi bukore urasanga yari asigaranye kandi wowe cyuri bukura mwaka amafaranga yawe. Hanyuma ibindi ni uhagera umaze kuyabona urampamagara mu mbwire, hanyuma ibyo byo gusara mbimukureho. Yego. Uranyumva? Sinzi rero niba nta kintu wifuzaga kugira ngo. Umva nta kindi nta mafaranga ntago umugabo namukira. Umugabo ntago namukira. Ugiye kumusanga bita ku kitabi. Nta kibazo ni hehe? Ku kitabi. Kitabi sugo ntago hasi. Urabaza nuta kugita natwe turimo turabona nyine imbaza twira ko ahantu bita ku kitabi kandi ahantu mu kabari. Reka njyeyo. Ubwo rero icyo ugiye gukora nta kindi, wowe ugiye kujyayo ugende harabahavuyemo amafaranga 50,000 gusa. Mugani ku kitabi yagana hehe? Ngiye hari kitabi nzi iri hano ruguru yo ku kazi ka Bunyamirambo hejuru ugana ku marugana Norvege. Yaba ari kitabi yawe cyangwa hari ndi kitabi iri mu kintu muri gihugu cy'u Rwanda tutabatuzi? Kitabi tugira ari kitabi ebyiri, hari kitabi ya Gikongo na kitabi hano Nyamirambo. Ari hano haruguru neza dore nta nubwo ari nko muri ari muri metero bikeya cyane kitabi ya hano muri Nyamirambo. Uvuye hano ku kazi turi nubundi turi hano twageze ku Gicumbi wawe ni kuri cyangwa se iwabo uyu muganga ni hano uruguru gato ya Green Corner kuba hazi ni etage ihari ikoreramo amasaro hasi hejuru tubona icyapa cyaho niho turi ku kitabi. Munyemerere tujyane n'uyu mubyeyi tujye kureba koko nimba ibyo batubwiye ari byo. Ntago twabonye aho hantu arahariho, twabonye ifoto ye mu mazi wari we wibwira avuga ati uyu muntu uri ariko munyemere tugende turiho ko niba iyo kitabi ariho atubwiye kari kuko nimba ariho ari neza ubundi
50% nizeraga ndahita ngeza nko kuri 90%. Sinzi niba kamera wanyu nyine tukazamuka n'uyu mudamu wenda tukareba ko atarayamara cyane. Sinagushobora gusanga yashizemo ga ko amaje kurushaho. Oya ni 50 amaze kuryo ibungu icyo dukoze ubu nta kindi dukoze ntashobora gukura hani mafaranga muragenda musanga asigaranye miliyoni 950. Nta mpungenge dufite impungenge ko dushobora gusanga yagiye ubungubu munota. Aho ari buryo ubungubu kano kanya ibyo nkoze n'ibyo bikoze ubu kano kanya yatangiye gusara. Kitabi he mu santere he? Mu santere neza. Mu santere Kitabi. Kamera tuzamuke. Yes, nkuko twababwiye twagendanye namwe kuva nakari hose ubungubu tugeze muri santere noneho ya santere bambwiye ngo ya Kitabi muri Nyamirambo aho wa musore wibiye amafaranga ari byakakanya noneho dore arimo aragaragurika ari kumwe na wa mudamu twazamukaye cyane mudamu wabaye cyane miliyoni zigira muri 5 z'amanyarwanda guys abantu biteye ubwoba abaturage bahuriye cyane igikapu yanze kukirekura yakigundiriye abaturage bati narikora amafaranga ataraye man ibi bintu ni ibintu babitoroshye cyane no umuti wa muganga n'ubundi uko byagenze kose ya niwe koko uko nabonye ku ifoto ni wa mutipe rwose niwe bizanyabye rwose so mama twagendanye agahe ugi ni wa musore nguyu uko mbibona ku maso ni Claude wakwibye Claude umuze gute ko yagundira amafaranga yawe what's wrong niwe bitwa Claude njyewe Claude wabaye iki byakugendekeye gute munaranyishe twaje dufite amakuru yuko wibye amafaranga ahangaha y'uyu mudamu ndafite amafaranga ndafite yego angana ate noneho na amafaranga angana ate ntago nyazi we ni menshi ntago nyazi wajye kuva ryari uyu yabaguriraga inzoga mugabo tuguriraga inzoga yes yaranda kuva ryari uyu mugabo yaranda tugurira yaranda kuva ryari uyu mugabo yaje tugurira inzoga amakesi menshi cyane turanywa uyu mugabo haciyemo nk'isaha 3 atugura inzoga afite amafaranga menshi muri iki gikapu yari afite amafaranga menshi cyane ariko arama atugura inzoga ahangaha twe yari menshi cyane ayafite muri iki gikapu ariko twari turi kumwe n'izi nzoga ni wari umuzi tukurira ndumva ari ubuvangitanye bwa byose ni ukuvuga ngo rero ubu bamuroze yari afite amafaranga menshi cyane hano yari afite muganga yabikoze n'ubundi nibyo twavuye ku muganga mbere tuza no muri muganga yabikoze uyu twari kumwe rwose atukura muri kuribwa mu nda ni mu ntaranje ubona waje urasengera nabaguriye ariko kubera icyo bahungira hano tunarangije kucyo bahungira ni kofi yayitaye iyi ni kofi yawe byabanga basimbiye so ubwo umwanzuro urabuhe zaka kanya cyane mabshaya cyane reba arimwo yewe aho nta yarimo ngura imbere turebe n'amafaranga yafite menshi cyane yaba twavuga ntawe uyatwara miliyoni z'amanyarwanda Imana ihabwa icyubahiro byabaye koko byasohoye miliyoni 5 wallahi gufungira igikapu neza ibyabaye birarangiye ubu igikurikiye ahubwo no kumenya ngo uyu nguyu aravanga gute tubwira ikintu gikurikiyeho amafaranga urayabonye ayafite yamuhaye hari andi mwabonye afite Algo arenze hano ntago arenze hano mwamusakamo ku manyoko mwahomo tuyamusakemo ni ukuvuga ngo atuguriye byeri n'iz'ibihumbi 10 arabwira ko amafaranga avuye he mwari mwabonye ko afite igikapu afite igikapu atwereka ko afite amafaranga urumva atwereka ko afite amafaranga atugura amayoga sibyo ariko amafaranga yayabonye yatwetse ko anafite amafaranga menshi amafaranga ngayo nawe wayabonye ntabwo tuyatwara kuko yadusengereye ariko wabona bamurogesheje muri makeya ahubwo nimba babonye amafaranga yabo ntibagira impuhwe sibyo
urumva umwanya wo kumubabarira tuhamagare sibyo ibintu hano ntago byoroshye umuntu ko asaba gukorera ngaha ndetse ngo yanajangase arasengera atanga amafaranga agurira abantu amayoga biratinda urumva nyine yizihiwe wari umudamu hariya fatira mudamu ayamuhonda kuye fatira mudamu hariya ari kumwonagura ati wowe fatira uriya mudamu urumva ni ibintu byishimiwe ariko urebye byanateje na skandara ahangaha sinzi niba mabusha duhamagare muganga amurokore cyatu umuriro ushaka kumurika gutya ntabwo bizi niba yuzuye yakora amaje gukoresha mu 50 bifasha iminota mike kugira ngo tugere ahangaha bwa mbere kuko amakoresha mu 50 bifasha kugira ahangaha amagambo aho kora mu cyari kapere kwigana vuba reba mu gikapu yo kwigaragurana afite uha mu n'umugore amafaranga ye igikapu yakibonye ngiki ikintu zo mu kintu cyeteruye ukibonye shari ntabwo byoroshye igikapu cyabonetse ariko reka ngerageze kuvugisha umuganga ariko biragoye cyane ese ubundi watewe n'iki no kwiga wamugani kuri umusore mutoya nk'uko umuganga bivuga uri umusore mutoya ufite amaboko watewe n'iki no kwiga gukorera ibitari ibyawe nako kurya ibintu ntabwo menshi amafaranga menshi yamindurira ubuzima uzongera kwiba uzongera kwiba kuko Imana mbabare ntabwo nazongera ubu ntabwo uzongera kwiba ntabwo nazongera mbabariye ntabwo nazongera wasabye nk'umuganga uko nagirira impuhwe bamurogesheje amafaranga yayabonye ariko nk'umuntu yarogesheje yamubabarira mu gihe abonye amafaranga yiwe yamubabarira rwose yamubabarira reka ngerageze kuvugisha umuganga yabonye amafaranga ari kuzwa iminota mikeya ngo ntabwo yuzuye ntabwo yuzuye niko ndikumva nari yatuguriyemo amayoga yatuguriye inzoga nyinshi cyane ngaragura umuswa wa nyina kabona ka nyina amugaragure igaragure nimba rive mu ivano gashino ka nyina yamuroza igicuri emba uyu mugore yarahize kugira ngo zigere manyoko halo Vuga twageze ku kitaba mwari mwaturangiye wa mudamu yabonye igikapu kiri amafaranga ariko nawe guhora byanze aracyarira ngo ntago amafaranga yuzuye umusore ari kugaragurika mudamu aratubwiye ngo tukuvugishe twumve icyo byatanga dukora iki byaka kanya twamuga ko abura mu 50 amafaranga abonye agende hanyuma rero ibindi nta kibazo uwo ndabyikemurira arakira yego reka muganga aravuze ngo amafaranga ngo abura yego ngo arabura mu 50 ngo wegenda ngo ibindi araza kuza kubyikemurira muganga nta kibazo none dukore cyangwa tumusigara tugende biragenda gute musiga mutamwe umudamu nabanza hafi yego yego muga arabantu ntabwo vuga cyane ntabwo uri gukumva uyu mudamu abanza have noneho tuvugane mubwire icyo akora kugira ngo uvugana na muganga vuga wagukoreye umuti kururana ndakumva mubwire hano ndimo ndakumva wakoze wowe fata amafaranga ubonye haburaga mu 50 wigendere ibibazo by'umwana ndabikemura yego muti wakoze kayama karigaraguraga Imana ishimwe wagarwiziringa baragiye ubwo wakurikiye kimuga umwana mumureke gihe cyanye nabyikemurira mumureke tumureke ibyo uraza kubyikemurira mwebwe nta kibazo uwo mubyeyi nahaze agende yego hanyuma uwo mwana ndimo ndakora ku bintu bye ndimo ndabikoraho yego mu kanya nawe arahaguruka agende nawe arahaguruka agende mu kanya urimo bikoraho karibu rwacamete nijyamye dutagizoye mwanya mukinyaho muri kuri uriya mwana yabagiye abitanze ni mumurekure namurekure ngaho nawe namurekure bamurekuye ubwo bigenda gute mubwire cyangwa arijyana uwo mwana nyine mubwire ko muganga murekuye yego mugenda muganga yakurekuye mubwe gusa ujya gusa
yego ugena muganga yakure kuyi kandi haguruka se mubwira haguruke mukubita icyo ebyiri arahita haguruka mukubita icyo ebyiri ntabwo nakora ku muntu w'abandi mukubise agafashe ntabwo namukubita aya abi wowe mubwira haguruka agende mukubita iki zikomeye se cyangwa turaho ku maguru ku maguru no gukubita gusa ebyiri byakoze namukubise yegutse sawa muga sawa rero murakoze yego so ngo aragurutse by'aka kanya ubwo sinzi iby'iyi kijura aho kirenga guys ni ibintu bitoroshye